Bakunzi ba Horaho Life Channel Rwanda turabasuhuje nimukurikira amakuru mukore na subscribe kuri Horaho Life Rwanda channel mukurikira amakuru ku buzima uyu munsi muri kumwe na muganga Wizedore. Kuri uyu munsi tugiye kubasobanurira inyunganiramirire y'ingenzi ikunzwe kandi y'ingenzi mu gihe cya none no ku buzima bwa buri wese bayita super nutrition blueberry. Iyi blueberry super nutrition ni inyunganiramirire ikaba n'ikiribwa cy'ingenzi ku buzima bw'umuntu, dore yuko ubushakashatsi bugaragaza yuko blueberry ubwazo ari zimwe mu ntungamubiri z'ingenzi umubiri ukenera kugira ngo ushobore kurwanya indwara nk'amakanseri, diabete, hypertension, kandi ikanarinda umubiri ibitera indwara ziri chronique zirimo indwara z'amaso, indwara z'umutima, indwara zishingiye ku mikorere y'umubiri n'indwara zitandura ziri kugenda ziganza mu minsi ya none. Aha twavugamo umuvuduko ukabije w'amaraso, hypertension, diabete, yewe n'indwara yo kugira urugimbu rwinshi mu mubiri, izo bita hyperlipidemia cyangwa se izo bita obesity. Izo ni indwara zigenda ziyongera kandi ziturukaho izindi ndwara zitandukanye zizahaza umubiri cyane. Iyo blueberry super nutrition rero ni ingenzi cyane, dore ko igizwe n'iby'ingenzi umubiri ukeneye birimo protein, lecithin, birimo blueberry of course, hanyuma hakabamo na amino acids z'ingenzi cyane umubiri ukeneye kugira ngo wisane. Iyo blueberry super nutrition nk'uko nayibabwiye ni ingenzi ku bantu bafite uburwayi bwa diabete, ku bantu bafite uburwayi bwa hypertension, ku bantu bafite uburwayi bw'ibinure byinshi mu maraso, ku bantu bafite ikibazo cy'isukari nyinshi, ku bantu bafite ikibazo cy'urugimbu rwinshi rwo mu bwoko bwa low density lipoprotein cyangwa se cholesterol nyinshi mu maraso. Blueberry rero ni ikiribwa ikaba n'inyunganiramirire buri muntu akeneye guhera ku bana kugeza ku bantu bakuze. Ikaba ikenerwa cyane cyane ku bantu bafite uburwayi bubazahaza. Turazi abantu bafite nk'indwara nka diabete kamuzahaza cyane, abantu bafite indwara z'umuvuduko w'amaraso kamuzahaza cyane, abantu bafite ikibazo cy'imirire mu mirire yabo batabonamo intungamubiri zihagije bakenera blueberry super nutrition. Iyo byumva super ni ikiribwa gisumbye ibindi kuko ifasha umubiri kuzahuka no kuva mu kurwara gukabije kubajyana hasi cyangwa se kubazahaza, dore yuko irinda uturemangingo tw'umubiri n'icyo bita ibirango cyangwa se iby'umubiri ushingiraho bita DNA cyangwa se ADN, DNA z'umuntu zikamererwa neza ntizangirike, bityo rero ni anti-aging, irinda gusaza imburagihe. Igizwe n'iki rero? Ubwa mbere igizwe n'iyambaraje yanditseho super nutrition, akaba ari ingenzi mu kurinda ibirindani kugira ngo bitangirika. Iyo uyiguze tugufasha kukwereka uko ikoreshwa, urayipfundura ugakuraho n'igifuniko cyifunze indani, then imbere igizwe n'amasak cyangwa se amasashe dusaks dukize kuri ya ntungamubiri irimo indani y'agafu bita super nutrition. Then akarimo indani niko kanyobwa, na agafu ugashyira mu mazi ashyushye kuri degree Celsius 80, hanyuma ukavanga ukaza kunywa, urayitabura, wamara kuyitabura agafu karimo indani ukagashyira mu gikombe cyangwa mu kindi kintu ugiye kunyweramo. Ushobora gukoresha aka kamwe ku munsi cyangwa tubiri bitewe n'ikibazo cy'uburwayi ufite. Icyo gihe inzobere mu by'imirire cyangwa se z'abaganga tukugira inama y'ingano ugomba gukoresha ku munsi. Ushobora gukoresha kamwe cyangwa tubiri. Aka gafu niko kitwa super nutrition. Ni agafu kagizwe n'intungamubiri z'ingenzi zibanze ku mubiri w'umuntu, dore ko ari agafu gakenewe cyane kugira ngo gahangane kandi karinde indwara, yewe no gufasha abantu kumererwa neza, dore ko igabanya ibibazo by'umunaniro ukabije, ibibazo by'ubwonko, ibibazo by'ukuntu umuntu agenda asaza imburagihe, bityo ikaturinda gusaza. Ushobora kuyivanga mu mazi ashyushye, wamara kuyivanga mu mazi ashyushye ugakoroga, wamara gukoroga ukanywa. Ahangaha already dushyizemo super nutrition muri ya mazi ashyushye, imaze kwivanga ugategereza iminota nk'itatu 5
then ukanywa kugira ngo bibe akazuyaze bitakotsa. Super Nutrition ni inyunganiramirire, ikaba n'ikinyobwa n'ikiribwa cyiza cy'ingenzi ku mubiri w'umuntu, dore kwiryoha no mu kanwa wumva iryoshye, kandi mu gihe umaze kuyinywa wumva umubiri ugarukanye imbaraga, ukumva umeze neza, ukumva ubwonko burakora neza, ukumva uraruhutse. Bityo nk'uko twabibonye cyangwa twabibonye mbere ko Super Nutrition Blueberry ari ingenzi cyane mu kurinda ubwonko kugira umunaniro ukabije, mu kurinda indwara zijyana muri sub health and under health, kurinda ubuzima bubi ushobora kutujyana ku ndwara zitandukanye, yewe ikagufasha kuzahuka, gukira indwara no kumererwa neza, kuramba, ndetse ikaturinda indwara ziri chronic zibasiye isi n'abantu bayituye muri ino minsi, zirimo nk'indwara za diabete, hypertension, umunaniro ukabije, umuhangayiko ukabije, yewe n'indwara zishingiye ku mubiri udafite intungamubiri zihagije. Kubera iki? Kuko imirire n'imibereho y'uyu munsi abantu barya amafunguro amwe n'amwe aba atujuje intungamubiri, bitewe n'uko tuyariye atinze igihe cyangwa amaze igihe kinini mu isoko, ayandi tukayarya kubera ko yakoreshejwe yenda amwe mu mafumbire atuma bikura vuba, igihingwa ntikibasha gukurura intungamubiri zose, abandi kubera ko turya junk food bitewe n'akazi n'iminsi tubaho duhangayitse, dukora akazi ka buri munsi, kutaruhuka neza, umunaniro ukabije n'umuhangayiko, ibyo byose bijyana uko umubiri ugenda ucika intege bigatera ingaruka. Ni bande bakeneye Super Nutrition Blueberry? Ni abantu bose guhera ku bana kugeza ku bantu bakuru, kandi ni nziza, nta ngaruka. Birahagije ko ku munsi ukoresha akasashe kamwe ka blueberry bikagufasha guhangana n'indwara ziri chronic nka hypertension, nka diabete, umubyibuho ukabije, ibinure byinshi mu maraso. Ariko kandi no ku bantu badafite uburwayi, Blueberry Super Nutrition ni ingenzi kugira ngo bibafashe kubaho neza, kuramba no kwirinda indwara. Mu gihe mukeneye Super Nutrition Blueberry, mwayisangaho dukora mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura muri etage ya 3 mu muryango wa 302, cyangwa mukaduhamagara kuri 0788 69 8813 cyangwa 0788 50 31 649, mukabona Blueberry Super Nutrition, mukabaho neza. Ubuzima nibwo bukungu.